Hari abantu bafite impano zidasanzwe ariko ubuzima bwabo bukarangwamo n'impinduka zikomeye cyane ku buryo isi yose bakurikirana. Uyu munsi twavuga nk'umusore bita Jimmy Maurice Diamond, abenshi bamuzi ku izina rya YNW Melly. Uyu Jimmy Maurice Diamond wamaye ku izina rya YNW Melly yavutse ku itariki ya mbere Gicurasi 1999, avukira aho bita Gford, ni muri leta ya Florida hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Izina rye rya YNW ryasobanuraga ubundi amagambo atatu bidaga Young Nigga World, yari itsinda ry'abahanzi b'inshuti we yari yarakuriyemo. YNW Melly ni umuraperi, akaba umuririmbyi ndetse akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Yatangiye urugendo rwe rwa muzika akiri muto, ariko izina rye ryamenyekanye cyane cyane mu mwaka wa 2019. Izina rye ryamenyekanye cyane mu mwaka wa 2018 ubwo yasohoraga indirimbo bitaga Murder on My Mind. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga kugera ku mwanya wa 14 mu rutonde rw'indirimbo 100 zari ziri kuri Billboard. Iyo ndirimbo yasohoye bita Murder on My Mind yaje gutuma ahita asinyana amasezerano n'ikigo bita 300 Entertainment. Nyuma y'ibi yaje gusohora mixtape yo ya mbere yayise I'm You. Yakiriwe neza n'abafana ndetse n'abasesenguzi. Mu mwaka wakurikiyeho yahise asohora indi mixtape bitaga We All Shine, yakomeje kumwubakira izina rikomeye. Kuri iyo projet y'iyo mixtape hari hariho indirimbo zikomeye cyane yagiye akorana n'abaraperi bakomeye, kuko yaje gukoreraho nk'indirimbo bitaga Mixed Personalities. Iyi ndirimbo Mixed Personalities yari yayikoranye n'uyu muhanzi Kanye West, iza kwamamara cyane igera kuri double platinum kubera uburyo iyo ndirimbo yari yamayemo cyane. Double on My Mind ngira ngo n'uyu munsi iyi ndirimbo ni indirimbo ya YNW Melly ikomeje guca ibintu hirya no hino kuva yasohoka kugeza uyu munsi. Ni indirimbo ikomeye cyane ahantu hose. 2019 yaje gusohora album yo ya mbere yari yarise Melly Miss Velvet. Iyi album yarimo indirimbo zakunzwe cyane nk'indirimbo bita 223 Generation, asohora indirimbo bitaga Suicidal, inone indirimbo yitwa Suicidal akanuza kari karimo yari yakoranye n'umuhanzi wari ukomeye ku isi bitaga Juice WRLD. Yageze ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa Billboard mu ndirimbo 200 zari ziri kuri Billboard. Iyi ndirimbo bita Suicidal yari yakoranye na YNW Melly. Ikomeza kwerekana yuko uyu muhanzi wa YNW Melly yari ari mu bahanzi bari kuzamuka cyane ari muri Amerika. Ariko mu gihe umuziki wari ukomeje gutera imbere, ubuzima bwe bwafashe n'intera itunguranye. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa 2019 uyu nguyu YNW Melly yatawe muri yombi ashinjwa ibyaha bibiri, harimo ibyo kwica ku bushake akica abantu ku bushake. Ubushinjacyaha bwavuze yuko yaba yaragize uruhare mu rupfu rw'abahanzi babiri bari mu itsinda rimwe rya tsinda nababwiye rya YNW Young Nigga World. Ibi byatumye afungwa kandi kugeza ubu ngubu aracyari mu maboko y'ubushinjacyaha. Ubu ngubu aracyafunze kugeza uyu munsi 2026, ategereje uko urukiko ruzaburana akashinjwa icyaha cyangwa se akaburanishwa gatanu. Muri Werurwe mu mwaka wa 2019 Melly yahakanye ibyo yaregwaga byose avuga ko ari umwere. Urubanza rwe rwa mbere ntirwageze ku mwanzuro kuko inteko y'abacamanza itabashije kumvikana neza. Kubera iyo mpamvu hafashwe icyemezo cyo kongera kuburanisha urubanza igihe kirimurwa. Igihe urubanza rwari kubera gihita kimurwa kuko uwo munsi mu bacamanza ntabwo byigeze bigenda neza. Kugeza ubu ngubu urwo rubanza ruracyakomeje kandi nta mwanzuro wa nyuma wari wafatwa n'urukiko. Gusa nubwo uyu musore wacu afunze kuva mu mwaka wa 2019, ushobora guhita wibaza ngo ese amaze gufunga uyu musore ntabwo umuziki wahise uhagarara? Oya, ntabwo uhagaze. Umuziki wiwe waracyakomeje gusohoka kuko nyuma yaho yaje gusohora album bitaga Just a Matter of Smile. Iyi album yaje kuyisohora mu mwaka wa 2021, akomeza gusohora album n'ubundi mu mwaka wa 2024, kuko 2024 yaje gusohora indi album bita Young New Wave. Gusa n'ubundi urabyumva kuko yari amaje gushinjwa n'ubushinjacyaha yuko ashobora kuba yarisha abantu. Izi album yaje gusohora nyuma ntabwo zari kwakirwa neza n'aba bantu biwe bose kuko bari bamaze kumva ko uriya mugabo ashobora kuba ari umunyamanyanga. Izi album zaraje zirakoma ariko ntabwo zigeze zitsinda cyangwa se ntabwo zigeze zigera kuri byinshi nk'uko yari yarabigezeho muri album ziwe za mbere za mixtape yagiye akora. Inkuru ya YNW Melly ni imwe mu nkuru zigaragaza uko Imana ishobora kuzamura umuntu vuba ariko ubuzima bwe bukaza guhinduka bitewe n'ibibazo by'amategeko. Ese amaherezo urukiko ruzafata cyangwa se ese amaherezo urukiko ruzafata uwuhe mwanzuro? Icyo ni isi yose itegereje.
Mbere y'uko ise ubundi imenya izina YNW Melly yabayeho ubuzima butari bworoshye cyane, kuko uyu nguyu YNW Melly cyangwa se Jay Melly Maurice Diamonds nakomeje kubibabwira ko yakuriye ahantu bita i Gifford ni muri Florida hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu YNW Melly yarezwe na nyina wenyine bitaga Jamie Diamonds King. Jamie Diamonds King byari bigoranye cyane kuko uyu Jamie Diamonds King nawe ntabwo byari bimeze neza, ubuzima bw'umuryango bwari bugoye cyane kuko nyina wa YNW Melly yatwite afite imyaka 14 ubwo yasamaga inda ya YNW Melly akiga ku ishuri. Nubwo YNW Melly akiri muto yisanze mu buzima bw'amatsinda y'abagizi ba nabi, ibintu byagize uruhare mu rugendo rw'uyu musore YNW Melly kuko yavutse akiri muto yahita yisanga mu ntuza mu matsinda y'abagizi ba nabi. Urugendo rwe gutangira aho ngaho, atangira kwigaragaza, ariko nanone muri icyo gihe yatangiye kugaragaza impano ziwe zose yari afite mu muziki. Ku myaka yiwe 15 yatangiye gushyira indirimbo ziwe ahitwa kuri SoundCloud. Buhoro buhoro abantu batangira kumenya, izina rye ritangira gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, uyu musore YNW Melly. Mu mpera za 2015 ubuzima bwiwe bwongeye gufata intera cyane. Yaje gufatwa n'inzego z'umutekano nyuma y'iraswa ryabereye hafi ku kigo bitaga Vero Beach High School. Urukiko rwamubajije ibyaha birimo gukomeretsa no gukoresha imbunda ahantu ahuriye abantu benshi. Nyuma uyu musore YNW Melly ahabwa igihano cyo kuba mu kigo cy'abana ku gihe kigeze n'umwaka umwe. Nyuma yo kurangiza igihano yasubiye mu muziki afite intego yo kubaka izina ryiwe. Nta kindi kintu yari gutekereza mu mutwe we, no gukomeza kwagura izina YNW Melly. Muri icyo gihe murumuna we bamwitaga YNW B Smile nawe yari yatangiye umuziki, aba umwe mu bari bakiri bato bari kuzamuka. Uyu murumuna wiwe YNW B Smile 2016 YNW Melly cyangwa se Jamie Diamonds yatangiye gukoresha izina nka rya YNW Melly. Ko nakomeje kuyibabwira, izina rya YNW ryaturutse ku itsinda ry'inshuti ze bari barakuriyemo bakiri abana rya muzika bitaga Young Nigga World. Iyi Young Nigga World yari mu bundi abahanzi batatu. Izina rya mbere intuza, umuhanzi wa mbere muri YNW bamwitaga YNW Successor, umuhanzi wa kabiri bakamwita YNW Juvie, umuhanzi wa gatatu bakayita YNW Botlin. Ku mpera z'umwaka wa 2017 ubwo yari afunzwe mu kigo cy'abana yasohoye indi EP bitaga Correct Call. Iyi yamufashije gutangira kwigaragaza nk'umuhanzi wari ufite impano idasanzwe. 2018 yasohoye indirimbo nyinshi zirimo nka Facho cyangwa se Blue Balenciaga, asohoye indirimbo bita Melly on the Menace, asohoye indirimbo bita Strength, asohoye indirimbo bita Butter Pecan, asohoye indirimbo bita For Real, asohora n'izindi ndirimbo nyinshi. Izi ndirimbo zakomeje kumenyekana cyane ahantu henshi kuri Spotify, kuri YouTube, abantu batangira kumumenya. Muri uwo mwaka kandi Melly yahuye n'umuhanzi wari ukomeye cyane muri icyo gihe bitaga King Von, n'uyu munsi aracyakomeye muramuzi. Bagirana ubucuti bukomeye cyane ndetse basangira umujyanama umwe. Ngira ngo nawe urahita ubyumva, ubucuti ntabwo bwari kubura kuko umuntu uza umanager wa King Von, umanager wari uri kumanaginga King Von nawe yahise atangira no kumanaginga uyu YNW Melly. Ubucuti bw'urumva n'ubundi bwagombaga kuba byari nk'itegeko. Kanama 2018 aza gusura indi mixtape bitaga Am You, ijya ku rutonde rwa Billboard mu ndirimbo 200 za mbere bari gucuranga kuri Billboard muri Amerika, bikomeza kumuhesha izina rikomeye uyu YNW Melly. Mu ntangiriro za 2019 nubwo yari afunze yasohoye indi bita We All Shine, irimo indirimbo nyinshi harimo nk'indirimbo Mixed Personalities yakoranye na Kanye West nk'uko twakomeje kubivuga, ikaza kumenyekana ku isi yose. Icyo gihe umuziki we wari umaze kuba mu nshuro zirenga 200,000 kuri Spotify, ubwo yari amaze kugira total ya 200 million views kuri Spotify, kandi buri kwezi abantu barenga 10,000,000 baramwumvaga kuri Spotify. Nk'indirimbo bita Murder on My Mind, ya ndirimbo twakomeje kuvuga bwa mbere, niyo yari iyoboye kandi kugeza n'uyu munsi n'ubundi niyo iyoboye kuri Spotify ahantu hose. Mu ndirimbo YNW Melly yakoze, iyi ndirimbo Murder on My Mind niyo ndirimbo ya mbere iyoboye iruta izindi zose. Mu Ugushyingo 2019 yasohoye indi bitaga Melvis Melvin, yageze ku mwanya wa 8 kuri Billboard. Nyuma
nyuma yaje gukomeza gukora indirimbo nyinshi. Nyuma yaho yakomeje gusohora imishinga, nubwo yari afunze harimo remix yaje gukora ya ndirimbo bita Suicide twavuze hejuru, aza gukorana remix n'umuhanzi ukomeye cyane wari ukomeye cyane ku isi muri icyo gihe bitaga Juice WRLD. Nubwo uyu munsi Juice WRLD yamaze kwitaba Imana, gusa iyi ndirimbo iyi remix bakoranye ya Suicide ica ibintu hirya no hino kugeza n'uyu munsi. 2021 yasohoye indirimbo bitaga Fagged Out, asohoye indirimbo bita Kodak Black, asohoye indirimbo bita Pieces, agenda asohoye indirimbo bita Queen Naija, asohoye indirimbo bita Best Friend n'indirimbo nyinshi nk'iyi Best Friend yayikoranye n'uyu muhanzi Lil J, zishingiye ku majwi yari yaragiye afata mbere yuko afungwa. Izi ndirimbo yagendaga akora ari muri gereza, nta majwi yari kwa kuno umuhanzi agenda mu ntuza muri studio akagenda yirecordinga, nta marikodi menshi yari yaragiye akora uyu YNW Mary mbere yuko afungwa. Nizo ndirimbo bagendaga bagahita batunganya bakazikora ari muri gereza. Gusa mu gihe umuziki wakomezaga gukundwa, urubanza rwe rwari rukomeje gukurikiranwa cyane. Nyuma y'ibyumweru byinshi, inteko y'abacamanza yananiwe kumvikana ku mwanzuro. Ku wa 22 Nyakanga umwaka wa 2023, urukiko rwatangaje ko urubanza rwa mbere rwatangiye rukaba rukagenda gusa ku musozo nta mwanzuro wigeze uboneka muri uru rubanza. Ibi byasobanuye ko uyu musore wacu wa YNW Mary adahamijwe icyaha kandi ko atagizwe umwere. Ubwo urubanza rwahise rwimurirwa umunsi utaha. 2023, ubusabe bwe bwo kuburana ari hanze bwaranzwe. 2024, urubanza rwarasubitswe kubera impaka n'ubundi z'ibimenyetso. Urubanza rwengera ngo urabyumva rwari rumwe umuvumo. Nyuma rwongeye gusubukurwa kugeza mu mwaka wa 2025, bavuga yuko urubanza rwe rugiye kugira gusa 2025 igeze, ubu urubanza rwe rwongera rurimurwa kugeza aho uru rubanza kugeza uyu munsi tuvugana, aka kanya tuvugana, urubanza rwa YNW Mary ntabwo rwari rwaba, ntabwo yari yaburanishwa, ntabwo yari yashinjwe icyaha, nta nubwo yari yagira umwere, aracyafunze ubu ngubu. Gusa umwanzuro w'urukiko cyangwa se ibiri hanze, urukiko rwavuze yuko uyu musore azaburanishwa ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 2027. Kugeza ubu ngubu YNW Mary amaze imyaka irenga 6 afunzwe ategereza icyemezo, atazi niba ari umwere cyangwa atazi yawe ku mutima yarabizi. Sorry narivuze nabi. Ku mutima we arabizi ko ari umwere cyangwa wenda niba ari ingano, gusa muri society uyu musore ntagazi niba ari umwere cyangwa se niba aburana, abantu ntago babizi. Amaze imyaka 6 muri gereza, urukiko rutari rwamushinja icyaha. Asohora indirimbo nyinshi, yasohoye indirimbo bitaga Mama Cry, indirimbo yatakiraga nyina, abwira nyina yuko arengana. Ngira ngo iyo ndirimbo murayizi, nawe nuza kuyumva amagambo arimo uraza gusanga ari indirimbo iteye agahinda. Indirimbo yitwa Mama Cry, abwira nyina ko ntari inzirakarengane, abwira nyina ngo areke kurira, bazagaruka vuba. Gusa uko kugaruka vuba, amaze imyaka irenga 6 afunzwe muri gereza atari yaburanishwa. Za ndirimbo ziwe n'ubundi gusa zikomeza kumwinjiriza kugeza uyu munsi. Aya ndirimbo nababwiye cyane yakomeje guhitinga ahantu hirya no hino bita Murder on My Mind. Gusa ndirimbo Murder on My Mind ntabwo twize tuvuga neza ukuntu nyine yazamutse ku ndirimbo yasohowe. Iyi ndirimbo Murder on My Mind yashyizwe bwa mbere ubundi kuri ya ntuza yabanje gushyiraho indirimbo akiba umuhanzi bita SoundCloud mu mwaka wa 2017, nyuma isohorwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2018. Iyi ndirimbo Murder on My Mind yatumye W Mary amenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga. Iyi ndirimbo ivuga ibitekerezo by'urugomo n'amarangamutima akomeye. Gusa iyi ndirimbo ikaza kuba iri muri storytelling ya hip hop. Ni indirimbo ya mbere uyu muhanzi wa YNW Mary yakoze iruta izindi zose. Nyuma yo gufungwa mu mwaka wa 2019, indirimbo yo yongeye kumvwa cyane, iganirwaho ku isi yose. Ubwo ni ndirimbo Murder on My Mind. Nubwo hari impaka ku bisobanuro byayo, yakomeje gufatwa nk'imwe mu ndirimbo zikomeye cyane uyu musore wa YNW Mary yari yarakoze. Iriya ndirimbo bita Murder on My Mind, Murder Cry, za Mixed Personalities, ni indirimbo nyinshi yagiye akora, gusa iriya niyo iza ku mwanya wa mbere. Niba wageze hano, ndagushimira kuba warebye documentary kugeza ku musozo. Inkuru ya YNW Mary iracyari inkuru ikomeye y'impano, izina ryihuse n'urubanza rutarangira. Ese azagirwa umwere cyangwa azahamwa n'ibyaha ariko? Icyo gisubizo kiri mu maboko y'urukiko. Niba ukunda documentary nk'izi ngizi, komeza gukurikira channel bita Rashap Media, kanda subscribe. Iyi sheni ni yawe, tanga igitekerezo cyawe tukiganireho ubutaha. Njye ndi Rashap.
Iyi ni Rush Up Media.